niba ibintu bya skincare bijya bigucanga cyangwa ari ubwa mbere ugiye gutangira skincare, iyi video ni wowe nayikoreye. Mu kanya reka turebe ibintu by'ingenzi umuntu ugitangira skincare routine, ibintu bya skincare yaheraho, ni ibiki asabwa kugira ngo uruhu rwewe ruse neza kandi atarwangije. Ikintu cya mbere umuntu ugiye gutangira skincare akenera ni cleanser nziza, ukareka ibintu by'amabar soap kuko pH y'amabar soap ntabwo ajya ajyana n'ibindi bintu bya skincare product ukoresha. Rero mu gihe ushaka gukora skincare routine, ibande cyane ku kugura cleanser kuko cleanser ziranaramba pe. Cleanser mushobora no kwikoresha umwaka wose. Urumva ko umwaka wose uba ugiye kumara igihe kinini udakenera kugura za skincare product. Rero ni ingenzi cyane kubanza ukibikaho cleanser mbere yo kwibikaho ibindi byose. Cleanser ikintu izagufasha nuko izakuraho uruhu rwawe amavuta itanarwumishije, ibyo bizakurinde kuba wagira amavuta menshi y'umurengera, bikanakurinda kuba wazana ibiheri bya hato na hato. Ikindi ugomba kumenya nuko kwikuba cyane cyangwa gukoresha ya bar soap bishobora kumaraho amavuta yose, uruhu rugakora yandi asimbura yandi, gutakaza bikagutera ibiheri. Gukaraba cyane mu maso bishobora kwangiza barrier yawe, ubundi karaba 2 ku munsi, ibyo biba bihagije. Ikindi uzakenera ni moisturizer, face cream nyine. Ikintu zigufasha uruhu gutumagara, kuguha repairment, uruhu kurusana, kukurinda ko uruhu rwawe rwatakaza amazi. Ni ngombwa cyane gukoresha moisturizer, waba ufite oil skin type, waba ufite dry skin type, waba ufite normal cyangwa iki. Moisturizer ni ngombwa, iyo utayikoresheje uruhu rwawe uba uri kugenda urwangiza gake gake. So moisturizer ni ngombwa. Manywa ikintu ukenera ni sunscreen ku manywa nayo ni ngombwa. Sunscreen izakurinda kwirabura bya hato na hato, izagufasha kuba ibindi ukoresha byaga umusaruro, izarinda uruhu rwawe kuba rwasaza imburagihe, izagufasha ibintu byinshi cyane, izarinda uruhu rwawe kuba dry. Niba ugitangira skincare, sunscreen ni ngombwa. Na sunscreen iyo ntabwo aba ari skincare uri gukora. Koresha ama sunscreen ari broad spectrum, akurinda UVA na UVB, kuko iyo ukoresheje nanone sunscreen kurinda UVB gusa itakurinda UVA, kandi UVA ariyo idutera uruhu kuba rwazana ama dark spot, kuba uruhu rwasaza vuba. Urumva nabwo nta kintu uri gukora. Ni byiza cyane gukoresha UVA na UVB protection sunscreen. Ikindi ukibuka gukora reapplication, ukibuka kuyikoresha yaba uri mu nzu cyangwa waba uri hanze. Ibindi wakongera muri routine yawe ariko biri optional ni vitamin C, ariko yikora ku ruhu rumeze neza rudafite ibindi bibazo. Vitamin C ni antioxidant nziza ifasha kuboostinga ya sunscreen ukoresha, bikaba byakurinda ku kigero cyo hejuru. Ikindi wakongeramo ni niacinamide, nayo ifasha kuringaniza amavuta ku ruhu rwawe, uruhu rwawe nurujye rugaragara nk'ururi kuyagira. No mu gihe uri mu myaka iri hejuru ya 25 kandi udateganya gutwita vuba cyangwa udatwite, nabwo wakongeramo retinol kugira ngo iguhe ama anti-aging benefit, ikurinde kuba uruhu rwawe rwazana iminkanyari vuba cyangwa inakureho n'indi minkanyari uruhu rwawe rwatangiye gukora. Rero retinol nayo ni ingenzi. Genda wongera muri routine yawe akantu kamwe kamwe, ugenda ureba ukuntu uruhu rubyakira. Nawe kwita utangira kubikoresha ngo nuko bigezweho, nabwo ibyo ngibyo bikora muri skincare. Skincare ni gake gake kandi ugahozaho. Ibyo rero ukwiye kwirinda nibi: igihe cyose utangiye skincare, irinde over exfoliation, gukoresha amatona, mascrub, ibintu nk'ibyo ukabikoresha mu maso kandi ukabikoresha buri munsi. Ibyo ngibyo ntabwo ari byiza, uretse ko scrub atari na nziza mu maso. Noneho niba ufite acne prone skin, ibintu bya scrub ubyibagirwe. Niba kandi wararengeje imyaka 19, ibintu bya scrub nabyo ubyibagirwe. Ntabwo scrub ari nziza mu maso. Ikindi ugomba kwirinda ni ugukoresha retinol mbere y'igihe, ukayikoresha utarageza imyaka 25. Ibyiza waba uyiretse. Muganga azayikwandikira n'urwara ibiheri nta kibazo, ariko izi retinol ushaka waba uziretse
wagira 25 akaba ari gutangira kuzikoresha. Naho mbere yaho hari izindi product zagufasha kongera collagen nk'ama vitamin C, akaba ariyo ubu uri gukoresha. Vitamin C zanagufasha no kubrightening uruhu. Ikindi ugomba kwirinda ni uguhindagura skincare product. Koresha skincare product igihe kirekire nibwo uzabona umusaruro. Igihe product ziri kugukorera si byiza kuzihindagura ngo ugendane n'ama trends ya social media. Trends ziri mu bintu byangiza uruhu rwa benshi, kandi uko uruhu urwangiza ni nako confidence yawe igabanuka, ni nako kuwongera kurusana bigufata igihe kinini n'amafaranga. Rero irinde guhindagura, irinde kugendana n'ama trends. Bifata igihe kingana gute rero kugira ngo utangire ubone result? Byibura mu byumweru 2 n'ibyumweru 4 uruhu ruba rwatangiye gutuza, ruba rwatangiye guhumeka, ruba rwatangiye kwakira bya bindi uri ku ruhu. Ibyumweru 6 kugera ku 8 uwatangiye kubona texture yawe iri kugenda iba improved, ukabona uruhu ruri kunyerera, ukabona texture iri kugenda ihinduka. Aho mu byumweru 8 kugera ku byumweru 12 nibwo utangiye kubona rero za improvement, niba ari biheri byatangiye kuvaho, niba ari ama dark spot yatangiye kureka kuba umukara cyane. Skincare nziza ntabwo ari gukoresha byinshi. Skincare nziza ni uguhozaho, ni ukumenya icyo uruhu rukeneye, ni ukumenya ibyibanze ugomba gutangiriraho, kwirinda kwangiza uruhu rwo hejuru. Ibindi byose uzajya ubona ku social media ugenda ubyongera muri routine yawe gake gake. Ukabanza ukareba uruhu rurabyakira gute, wabona uruhu ruri kureactinga ukabaza gutyo gutyo. Skincare ni uguhozaho, niyo main purpose, ni nabwo uzabona umusaruro. Sangiza mugenzi wawe ugitangira skincare, musangiza ino video, kandi niba utari wadukurikira dukurikire, kuko hano tuhavugira ibintu by'ingenzi cyane ukeneye kugira ngo uruhu rwawe ubone rusa neza, kazanakurinda kuba watakaza amafaranga menshi kubera izo trends uhora ubona ku social media.